Chairman Digital aka The Remix. Inkuru y'akabaro iramutse ivugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 21 nuko DJ Theo wamamaye cyane mu Rwanda mu kuvanga umuziki yitabye Imana. Kandi subscribe dukomeze kubana, ndagushimira nawe wamaze kubikora, Imana iguhe umugisha cyane. Twarwa Theophile wamenyekanye nka DJ Theo mu bikorwa byo kuvanga umuziki yitabye Imana kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa mbere n'uyu munsi mu gitondo. Ni nyuma y'iminsi yari ishize azahajwe n'uburwayi bukomeye bwamwibasiye cyane. Uyu mugabo akaba yari umwe mu bantu bakomeye cyane mu bantu bavanga umuziki mu Rwanda, akaba yarabimazemo n'igihe kitari gito cyane. Umuhanzi Mico The Best wari umaze iminsi afasha DJ Theo mu burwayi bwe yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko yashenguwe cyane n'urupfu rw'inshuti ye magara DJ Theo. Mico The Best ati twamenyeshejwe inkuru y'urupfu rwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. DJ Theo ni ikinigi mu muryango, urumva ni inkuru y'akababaro, ni ibihe bikomeye abantu bakwiye kuba hafi y'umuryango we. Ibyo akaba ari Mico The Best waje kubitangaza agaragaza ko yashenguwe cyane n'urupfu rw'uyu mugabo DJ Theo w'umuhanga mu kuvanga umuziki. DJ Theo yaguye mu bitaro bya Masaka aho yari yarajyanywe kwivuza kuri uyu wa mbere tariki 20. Mu by'ukuri yari amazemo umunsi umwe wonyine birangira ahasize ubuzima. Uyu mugabo rero yamenyekanye cyane mu bikorwa byo guteza imbere umuziki nyarwanda, yakoranaga cyane na studio ya Riderman yitwa Ibisumizi. Uyu muraperi witwa Riderman bakoranaga cyane muri studio yitwa Ibisumizi, ndetse bagiye bakorana cyane mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye by'uyu muraperi amuvangira umuziki. Uburwayi bwagiye bukomera uko iminsi yicumaga kugeza ubwo yatakaje ubushobozi bwo kumva no kuvuga ndetse no guhumeka icyarimwe. Byasabye ko bamwongerera umwuka. Abaganga bari baramubwiye ko yarwaye indwara ya tifoide. Uko iminsi yagendaga ishira rero niko yagendaga atakaza ubushobozi bwo kumva, kuvuga ndetse no guhumeka. Byaje kurangira ku munsi wa kabiri ari uyu munsi wa none ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere. DJ Theo wakunzwe cyane mu kuvanga umuziki ndetse umuhanga ukomeye cyane yitabye Imana. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, Imana imutuze aheza. Aya rero akaba ari amakuru mashya narimbazaniye ari kuvugwa cyane muri iki gitondo. Yaciye ibintu. Komeza kugubwa neza, ndakwifuriza kurana no guhirwa n'umubyirimo byose. Ndagukunda cyane, komeza kubane natwe kandi subscribe, like, share ndetse na comment. Dukomeze kubana, Imana ibampere umugisha. Ciao ciao.